mfashe umwanya ngo mbashimire cyane byimazeyo ko mwitabiriye ku bwinshi. Uyu munsi twizihizaho imyaka 25 y'ubwisungane mu kwivuza buzwi nka mituweli. Mwaje muri benshi no mu imvura, twabonye vibes rwose rwo hakonje mwatumye tudakonje. Turabashimiye. Uyu munsi turifuza mituweli kusanga bwacu ibikoresho. Nk'uko babivuze mu myaka igihugu cyacu cyafashe icyemezo bitagomba gushinga aho umuntu atuye cyangwa ku birego. Twahisemo ubufatanye, twahisemo kubahirana, twahisemo ko buri wese arinda mugenzi we nk'uko Cecilia yabivuze. Mituweli ni gahunda igaragaza ubu cyubakiye ku kwita ku muturage no kumushira ku isonga. Uyu munsi ndumva twese dushobora kuvuga tudashidikanya ko mituweli yujuje isezerano ryo gutanga ubuvuzi buhendutse kandi kuri bose. Nk'uko babivuze kugira ngo nyakubahwa meya yabivuze, ubwitabire ubungubu buragera kuri 87%. Ndashaka kubabwira ko ibi atari imibare gusa, uko tubibona ni ikimenyetso cy'icyizere, ni ikimenyetso y'uko mwabigize ibyanyu. Mwabaye inyangamugayo mu gutanga imisanzu ku buvuzi bwanyu n'imiryango yanyu, kandi kubera ibyo ubungubu ubwisungane mu kwivuza rwabaye urugero rwiza ku isi hose mu gutanga serivisi z'ubuvuzi zishingiye ku muturage. Turabashimira cyane pe. Ngira ngo bamwe batari bato baribuka yuko mu ntangiriro byasabaga ubukangurambaga bwinshi kugira ngo abanyamuryango bishyure imisanzu yabo ku gihe. Ariko uyu munsi turabona ikintu gishimishije cyane. Benshi muri mwe murishyura mbere y'uko babibutse. Ndashimira nanone ubuyobozi bw'igihugu bwashyize umuturage ku isonga. Ubuyobozi buhora bushyira ubuzima n'iterambere ry'abanyarwanda ku mutima w'iterambere ry'igihugu. Mu myaka 25 ishize, ubwisungane mu kwivuza bwabanye n'imiryango myinshi mu rugendo rw'ubuzima. Muri icyo gihe u Rwanda rwageze ku ntambwe ishimishije mu buzima. Ndafata urugero. Icyizere cyo kubaho cyiyongereyeho imyaka irenga 20. Impfu z'ababyeyi zagabanutseho hafi 80%. Impfu z'abana bavuka zagabanutseho hafi 72%. Ibi byose bigaragaza uburyo urwego rw'ubuzima rwakomeje gukomera no kunoza serivisi. Kubera iyi nkunga yanyu ihoraho, ubwisungane mu kwivuza ntibwishyura gusa amafaranga agendanye n'ibikorwa by'ubuvuzi. Bwubatse imiryango ishoboye kandi ikomeye kubaka igihugu. Banyamuryango ba mituweli, muri iyi myaka 25 ishize, uko igihugu cyateye imbere ni nako ibijyanye n'ubuzima nabyo byagiye bihinduka. Mu ntangiriro indwara zandura nizo zari zitubangamiye cyane, ariko uyu munsi duhura cyane n'indwara zitandura nka za kanseri, diyabete, umuvuduko w'amaraso, indwara z'impyiko n'izindi ndwara zidakira. Izi ndwara nk'uko namwe mubizi zisaba ubuvuzi bw'igihe kirekire, bwihariye kandi buhenze. Ariko ibyo ntabwo byabaye ikibazo, ahubwo twabishatsemo ibisubizo. Uyu munsi ubwisungane mu kwivuza butanga serivisi zagutse. Twabonye ko umubare w'abanyamuryango bacu bakeneye ubuvuzi bagiye biyongera. Twongeyemo izi serivisi, twongeyemo kuvura kanseri, diyalize cyangwa koza amaraso,
guhindura impyiko, kubaga amagufwa n'umugongo, ibikoresho byunganira abafite ubumuga, ibyuma by'amatwi n'ibikoresho by'amaso. Izi serivisi mu by'ukuri zirinda imiryango myinshi kugwa mu bukene bukabije bitewe n'indwara zikomeye. Ariko nanone tugomba kwemera uko ibintu biteye. Mu myaka 10 ishize amafaranga yakoreshejwe kuvura abanyamuryango ba mituweli yikubye inshuro zirenga 2, ava kuri miliyari 39 agera kuri miliyari 98. Ibi byatewe hanini no kwiyongera kw'ikiguzi cy'ubwivuzi ndetse na serivisi navuze zihenze zongewe mu zishingirwa na mituweli. Ariko nubwo serivisi ziyongereye kandi abanyamuryango bacu ndabizi ko babishimye, imisanzu y'abanyamuryango ntiyahindutse muri iyi myaka 15 ishize. Abenshi muri twe twakomeje kwishura ibyo bitatu numvise mwese muzi. Bahari urugero, mu mwaka ushize umusanzu y'abanyamuryango yageze kuri miliyari 31. Ibyo bingana na 34% by'amafaranga yose yakoreshejwe mu kuvura abanyamuryango. Ngira ngo murumva ko haba hasigaye icyuho. Leta n'abafatanyabikorwa bakomeje gutera inkunga kugira ngo hasibwe icyo cyuho, kuko kurengera ubuzima bw'abanyarwanda ari inshingano ya buri wese. Ariko nanone tugomba kwibaza, twumvise ibyo byiza byinshi mituweli yagezeho ndetse na serivisi nshya ikomeje kongeramo mu kwita ku munyamuryango mu buryo bwuzuye. Ese ikigega cya mituweli cyakomeza kubaho mu buryo burambye gihora gikoresha amafaranga arenze aruta cyane ayinjira? Nanone iyo tubonye iyi myaka 25 ishize tukabona uko igihugu cyateye imbere, ni nako tubona ko ubushobozi bw'imiryango bwaruhijeho gutera imbere. Nk'uko gahunda y'ubwisungane mu kwivuza yaruhijeho mu kudushyigikira, ndumva igihe kirageze rero ngo natwe twongere inkunga yacu dukurikije ubushobozi bwacu. Banyamuryango ba mituweli, ubwisungane mu kwivuza ntabwo ari ubwa leta, ni ubwanyu. Mwarabwubatse kandi mwarabushyigikiye, mwabukuyemo inyungu, nibyo kwishimira pe. Nanone ariko muri uko kwishimira, igihe kirageze ngo buri wese atekereze ku ruhare rwe mu gukomeza gushyigikira gahunda y'ubwisungane mu kwivuza mu buryo burambye, uyu munsi n'ejo hazaza. Ni muri urwo rwego rero mfashe uyu mwanya ngo mbatangarize amavugurura y'ingenzi. Ivugurura rya mbere ni ukuvugurura imisanzu hashingiwe ku bushobozi nk'uko mwagiye mubyumva. Nyuma yo gusesengura neza no guhuza amahame y'uburinganire n'ubufatanye, umusanzu w'ubwisungane mu kwivuza waravuguruwe hagamije guhuza n'ubushobozi bwa buri rugo. Hashingiwe ku makuru ava muri sisitemu imibereho cyangwa Dynamic Social Registry, buri rugo rwagenewe umusanzu ushingiye ku bushobozi bwabo. Abanyamuryango basanzwe bafashwa na leta kuko batishoboye kandi badashoboye gukora bazakomeza gutangirwa imisanzu na leta muri aya mavugurura. Abandi batishoboye ariko bashobora gukora bazakomeza gutanga umusanzu w'amafaranga 3,000. Abanyamuryango bafite amikoro yisumbuyeho bazasabwa gutanga umusanzu ungana n'amafaranga 5,000. Abafite ubushobozi burenze bazatanga imisanzu ijyanye n'ubwo bushobozi bwabo. Dukurikije aya makuru, twabonye ko hejuru ya 65% b'abanyamuryango
bazakomeza gutanga ayo bari basanzwe batanga cyangwa bazamukeho gato kugera ku 2,500 by'amafaranga. Bivuze ko ingo nyinshi zizakomeza gutanga umusanzu ungana cyangwa wisumbuyeho gato ku wari usanzwe. Iri vugurwa ryateguwe mu buryo bwo gukomeza kurinda abatishoboye no gukomeza guha imbaraga gahunda y'ubwisungane mu kwivuza. Ivugururwa rya kabiri ni ugushyiraho uburyo RSSB izajya yishyura mbere cyangwa icyo twita capitation ku bigo nderabuzima. Ibigo nderabuzima bizajya byishyurwa mbere yo gutanga serivisi z'ubuzima kugira ngo bitange serivisi mu buryo buhoraho kandi bunoze. Ibi bizakemura ibibazo byinshi abanyamuryango bacu bahura nabyo, nko kubona imiti n'ibikoresho ku gihe. Bizanafasha gukumira indwara no kuzivura hakiri kare, ndetse bizanafasha ikigega cya mituweli kugenzura neza ikiguzi cy'ubuvuzi no kunoza imikorere. RSSB yiyemeje kuzajya yishyura ku gihe no gukorana bya hafi na Minisiteri y'Ubuzima n'uturere kugira ngo serivisi zitangwe neza kandi ku rwego rushimishije. Uko ubushobozi bw'ikigega buzagenda bwiyongera, tuzakomeza kongera no kunoza serivisi zishyirwa mu mituweli. Banyamuryango ba mituweli, ubwisungane ni inshingano ya twese. Aya mavugurura asaba kongera ubufatanye mu kurinda ubuzima bwacu, kugira ngo mu gihe umwana wawe akeneye kwitabwaho, umubyeyi wawe akeneye kuvurwa, cyangwa wowe ubwawe urwaye, mituweli izahore ikube hafi. Leta ibishije kwizongera imbaraga mu bwisungane mu kwivuza, dukomeza kunoza serivisi kurushaho dukoresheje ikoranabuhanga, tunongera serivisi z'ubuzima dukurikije ibikenewe n'abanyamuryango bacu. Rero nsoza, ndashishikariza buri rugo kugenzura amakuru yabo muri system imibereho. Uko mwabyumvise nabonye mwese muzi aho gushaka ayo makuru, ni *195 urwego, cyangwa mukagana akagari mukamenya urwego rwanyu n'umusanzu mugomba gutanga. Gahunda yo kwishyura mituweli ni yayindi, mwishyure byoroshye nk'uko bisanzwe binyuze muri RSSB mukoresheje *876, nabyo mubise mubizi, kandi mutangire hakiri kare, mutange gahoro gahoro aho gutegereza igihe ntarengwa. Turanasaba inzego z'ibanze gukomeza kwegera abaturage, kubaha amakuru akenewe kuri aya mavugurura no kubakangurira gutanga umusanzu wa mituweli ku gihe. Turasaba ibigo by'ubuvuzi gukomeza gutanga serivisi nziza zirangwa n'ubunyamwuga n'ubumuntu. Banyacyubahiro, banyamuryango ba mituweli, muri iyi myaka 25 ishize, u Rwanda rwahisemo kwishyira hamwe kugira ngo buri wese abone ubuvuzi. Uyu munsi turabona umusaruro w'icyo cyemezo, ariko imyaka 25 iri imbere izasaba ubwitange bwisumbuye kurushaho. Twibukiranye ko ubwisungane mu kwivuza ari isezerano hagati yacu twese, ko buri muntu akwiye guhabwa ubuvuzi bunoze igihe cyose abukeneye. Reka dukomeze kwishimira ibyo twagezeho, tunashimangira uruhare rwacu mu gukomeza gushyigikira ubwisungane mu kwivuza kugira ngo bukomeze kuturinda abana bacu n'abazadukomokaho. Murakoze.